Amakuru ababaje kandi ateye agahinda harimo aragenda ababaza abagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane nyine abatuye ndetse n'abagenderera akarere ka Muhanga gaherereye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Humvikanye urupfu rubabaje, urupfu ruteye ubwoba rwagiye rushengura imitima y'abagiye batandukanye. Mbese ni iki cyaba cyateye urwo rupfu ko rwaba rwongeye kugenda rubabaza abatuye ndetse n'abagenderera kano karere ka Muhanga? Ubuyobozi bwatangaje iki? Abaturage bo baba batangaje iki? Byinshi rero urimo uribaza turaje tubigusobanurire byerekeranye n'iyi nkuru. Reka rero dutangire n'inkuru yacu y'akababaro kandi iteye agahinda. Ni inkuru rero yabereye hano mu karere ka Muhanga, niyo mugabo witwa Ndayambaje Paul w'imyaka 50 y'amavuko yagiye gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, noneho ikirombe kiramugwira ahita abura ubuzima. Amakuru rero avuga ko mu bandi yari ari kumwe nabo umwe nawe yakomeretse ku buryo bukomeye cyane. Ni inkuru rero yagiye igarukwaho n'abagiye batandukanye, aho yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarusange Byicaza Jean Claude, aho nawe yemereye itangazamakuru ko uyu Ndayambaje yari ashinzwe kurinda ibikoresho bya kampani yitwa Africeramic Limited iheruka gufungwa. Gitifu Byicaza avuga ko Ndayambaje yateshutse kuri izo nshingano zo kurinda ibikoresho bya kampani, ahubwo arabifata atangira gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Ati icyo kirombe cyari gifunze kandi Ndayambaje yari umuzamu warindaga ibikoresho byacyo. Gitifu avuga ko nta kampani y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri uyu murenge yemerewe gukora ubucukuzi kubera ko izari zihari zose zafunzwe, hakaba hashize umwaka n'igice icyo cyemezo kizifunga cyarasohotse cyangwa cyaragiye hanze. Amakuru rero agera mu itangazamakuru avuga ko uyu nyakwigendera witwaga Ndayambaje atari we wenyine wacukuraga amabuye y'agaciro yo muri buno bwoko bwa coltani muri ubwo buryo butemewe n'amategeko, kuko kuva ikigo cy'igihugu gishinzwe mine gas ndetse na peteroli RMB cyazihagarika byatije umurindi nyine abajya gucukura mu buryo butemewe amabuye y'agaciro, nk'uko nyine amakuru agera mu itangazamakuru akomeza kugenda abivuga. Aya makuru kandi akaba avuga ko hari n'undi muturage mugenzi we wakomeretse kuri ubu akaba yajyanwe ku bitaro kuvurwa. Ubuyobozi bw'umurenge wa Nyarusange buvuga ko umurambo wa Ndayambaje uri mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kabgayi, nk'uko nyine amakuru abivuga, noneho nyuma ukazaza gushyingurwa. Gitifu rero yasabye abaturage kutishora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe kuko bushyira mu kaga ubuzima bwabo. Kugeza ubu iyi kampani yitwa Africeramic Limited yakoreraga mu kagari ka Musongati na Kangaru yarafunzwe, kimwe n'iyitwa Rugendabari Mining n'indi nayo bitwa Soremi, kubera ko zitujuje ibisabwa mu bijyanye n'ibikorwa zikora zo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko hano mu karere ka Muhanga muri uyu murenge. Nyine bino byose byabereyemo, murumva rero ko ari amakampani abiri ariyo Soremi na Mining Rugendabari ndetse na Africeramic Limited. Ayo rero izo zose rero zarafunzwe hano mu murenge wa Nyarusange hano mu karere ka Muhanga. Rero ni inkuru yagiye ibabaza abaturage benshi cyane bagiye batandukanye, bose nyine bari bazi uyu nyakwigendera, bose bagaruka kuri runo rupfu rw'iwe bavuga ko nyine yakoze amakosa, niba abantu bari baramwizeye
ye bakamuha kuba yabacungira icyo kirombe, noneho ubwo agafata iya mbere yo kukijyamo, ngo urumva ko yakoze amakosa. Kandi nanone harimo n'abavuga ati wenda buriya nyine nawe wasanga yashakaga amafaranga, ariko yabikoze mu buryo butemewe n'amategeko, yakabikoze cyangwa akajya gushaka n'ahandi ibyo ngibyo babikora, akajya gusaba akazi aho kwihererana ahantu bamwiringiye ngo akore akazi ko kubicunga, ko nta muntu wemerewe kujyamo, noneho bagafata iya mbere agashoramo abantu bakajya bajya kuyacukura. Murumva ko ari amakosa rwose, ko agomba bumva ko ari amakosa yari yakoze, nk'uko rero abaturage bakomeza kugenda babivuga. Reka rero kandi tunihanganishe umuryango wabuze umuntu wabo. Buriya kubura umuntu wawe ni bibi, birababaza cyane ijana%. Reka kandi tunasoreza hano n'iyi nkuru, reka kandi tubararikire n'andi makuru ya KN Radio mu kanya gato kaza kuza gukurikira. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe.